ariko nta muntu kwisi utagira ikiguzi na Yesu bamuguze ibiceri 20 30 narivugiye ngo munsi buriya y'Imana gato hari amafaranga uvuye ku Mana gato cyane kanzinya hari amafaranga umusa nge rwose umushaka ko bafunga yibye ikintu kwenda wakwibuka nakomeretsa ako sha byategara ko umuzigo wanganaga Mana yavugisha kuri pe Mana ari amafaranga bagutega utikanyafate canzayivuza nabitwe intungane ntibaragera ku mafaranga bakiba ngewe rega nari gusanga byo twita ubutungane n'abari mu bibiri abakomeye arabageraga bikanga buriya intungane z'abagabo mu isi isigira ku bintu bibiri amafaranga cyangwa abagore yego rero ko biri kose umuzigo te n'ukuntu ngana mu yana urenga na Dawidi Imana yishimiraga